love.
ka video nafunguye cyangwa se ka YouTube nafunguye igihe gishize k'ikinyarwanda, aho umunyamakuru yazengurukaga abaza abaturage bari barimo birinda iki cyorezo natwe turimo kurwana nacyo, bamwe bita ngo ni coronavirus, abandi ngo ni COVID-19. Noneho umunyamakuru yarakunyarukiye ageze ku mukecuru ukuze ndetse udakuze cyane, aramubaza ati mukecuru, ibyo ubutegetsi bwavuze ubyitaho? Ati mbyitaho. Ati bavuze ko hari iki? Umukecuru araceceka. Ati none se wita ku ki? Umukecuru araceceka. Ariko ageze aratekereza, ati yewe, ati ni coronavirus. Nakantu gashekeje, nawe iyo byumvise koko ujya guseka. Ariko ibyo yavuze ni ukuri. Uyu mukoroneri turwana nawe ni umukoroneri wihisha, cyane cyane ko batubwira ngo tumwihishe twihisha mu mazu, bakatubwira ko tumwihisha dufunga umwuka, ukipfuka umuntu ukipfuka n'amazuru. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Nuko rero indwara iriho, ariko kuko Yesu yanesheje mu izina rya Yesu, azagiraho uwo mukoronera amuboha amaboko n'amaguru, ajugunye mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ndetse igihe gito kidasanzwe dutegereje ku munsi w'izina. Uwiteka natugirira neza twongere guteranira mu rusengero ngurunguru. Uwiteka rero aduha umugisha. Uyu munsi mu by'ukuri umwuka wera yanyoboye ahantu kugira ngo mvugane n'ubwoko bwayo ndetse ku isi hose, kuko ubu niko iterambere rimeze. Bikaba bibaye mu gihe abana bacu nk'uko natwe tumeze basa naho abenshi bigunze mu basementi, abandi bari mu mago, nta gusohoka, nta gusubira ku ishuri, nabo ngo bagomba kwigira ku ikoranabuhanga. Imana ishimwe kandi kuko muri iyi minsi babashije kumenyera uburyo bigamo, ndetse abenshi barimo kubona amadiplome yabo. Bana bacu turabashimira, tunejejwe nuko burimo gukurikira, ariko ntibiboroheye. Nanone ndagira ngo bahe inama, kuko twarezwe, mukaba mwararezwe na Kamana warezwe muri ubwo buryo, ntabwo biboroheye kuvuga ngo urafata telefone wigumana urambura ukurikirana ibyo umwarimu avuga. Ntabwo byoroshye. Tumenyereye kubona mwarimu yandika ku kibaho, tumuri imbere, umukoraho nagukoraho nk'uko umubyeyi areba umwana. Bana bacu, ni ukuri ibihe birahindutse, namwe mugerageze guhindura imikorere, turabingiza. Kuki mugerageza guhindura imikorere rero? Reka twitwaze ibiryo, nibura twifashishije ibyanditswe byera kugira ngo turebe nibura ko twareba uko twajya tubagorora gato gato, tutakoze izo nshingano ntacyo twaba tumaze. Ahangaha reka twerekeze mu byakozwe n'intumwa, igice cya 8 umurongo wa 26. Reka tuve ku murongo wa 26 tugenda tugera ku murongo wa 40. Ntabwo ni ibisoro byose n'igitekerezo gusa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 26 kugera ku murongo wa 40 ni igitekerezo kizwi na buri wese, ndetse iyo gisomye usanga nta kintu kinini kivuze. N'ubu mbisomye nirukanka ntabwo nakumva icyo bivuze, nta nubwo byandyohera, ariko reka nsome mu mvi. Ngo bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati, haguruka ugana ikusi ugere mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ikajigaza ya yindi ica mu butayu. Uwo ni Filipo urimo ubwirwa. Iyo bavuze ngo bukeye, ni ukuvuga ko haba hari ibyabibanjirije. Iyo ugiye rero ngo bukeye, ni ukuvuga ngo hari ibyabaye mbere barimo gukoraho connection. Iyo usubiye inyuma gato, mu gice cya 8 gitangira, baratubwira ngo abakristo barenganwa, baratatana, barasandana.
aho ni uburyohe bwa Bibiliya buza. Ntupfe gusoma, ntusoma Roma, oya. Gerageza gusoma unatekereze ku magambo yanditswe. N'ubu turimo kuvuga ngo bukeye. Usabye ugatambuka igice cyose utamenya icyo bivuga ririya jambo bukeye, ngo ukore connection n'impamvu babishyizeho, nta n'ubwo igitekerezo cyakuryohera. Ariko nk'uko gusandara turabona Filipo ageze ahantu runaka. Aha ngaha bakatubwira ngo umunyetiyopiya w'inkone yizera Yesu. Ndavuga ko ari igitekerezo muzi. Ndakomeza. Arahaguruka aragenda. Nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware w'umunyabyuma, ibintu byose bya Kandake, umukabekazi wa Etiyopiya. Uyu yari umuntu ukomeye cyane. Ndakomeza. Yari yaragiye Yerusalemu gusenga. Tubikiranye ko uyu ni umunya Etiyopiya. Etiyopiya iri muri Afurika. Noneho yari yaragiye Yerusalemu gusenga kandi ni inkoni. Aha ngaha iyo uhageze bigomba gutuma wibaza byinshi. Mbese inkone yari yemerewe kwinjira mu sinagoge? Cyane cyane ko ku bana b'Isirayeli cyari kizira kwambura umugabo icyo yambariye. Uyu noneho si umuyisirayeli, ni umunya-Etiyopiya, ariko arimo kujya gusenga mu idini rya Kiyuda. Kandi imihango y'Abayuda uko yari iteye mu by'ukuri tubyumvikana, namwe murabizi, isezerano Imana yari yaragiranye na Aburahamu kwari ugukeba ry'iteka ryose. Mu yandi magambo uyu yari yarakebwe. Na niyo mpamvu igihe cyageraga akazamuka mu igare rye akerekera Yerusalemu, akajya mu musigiti agiye gusenga. Twibukiranye ko aha ngaha nanone ntakosore, bishoboka ko atajyaga mu musigiti kuko yari umunyamahanga, nubwo yari yarakebwe. Nanone kandi bigashoboka ko kuko yari yarakebwe yinjiraga mu musigiti kuko yari yarabaye iwabo. Imyizerere yari afite, yari azi ko umuntu adakizwa no kwizera, ahubwo akirwa n'ibikorwa bye, ari byo by'umubiri, ari byo byo gukira. Aha ngaha iyo ucengeye mu gitabo hari ibyo nkunda cyane. Abana bacu mwe ndimo kubwira, abasore bacu barangije high school, nimwe mbwira kuko mugeze mu gihe cy'abagabo, ndabinginze. Hari Bibiliya yitwa King James, Bibiliya nziza cyane. Iyo uyifite uyisoma ntabwo uvunika ujya mu bitabo byinshi, nimba muyireba uko iteye, iba ifite ubusobanuro bwose ushobora kubona. Iyo uyigiyemo usanga ijambo ryakoreshejwe mu Giheburayo ryitwa saris. Noneho muzi ko bakwiye Bibiliya bayikura mu Giheburayo bayizana mu Kigiriki. Iyo bigeze mu Kigiriki byitwa inikos. Ayo magambo yo uko ari abiri avuga ibintu bibiri. Bivuga commander, umutware, cyangwa se inkoni. Na niyo mpamvu uyu nguyu turimo kuvuga ubu ngubu ashobora kuba atari inkoni mu by'ukuri ku by'umubiri. Ariko nanone iyo hasomye ntabwo nirengagiza ko twigishijwe ko yari inkone, kuko yacungaga ibi bintu by'umugabekazi wo muri Etiyopiya. Ndagira ngo munyumve neza, bishoboka ko yari inkone cyangwa atari inkone, kugira ngo ntumva ko amata nonse nyashubije inyuma kandi nta kundi bishoboka. Kuko yacungaga ibintu by'umwamikazi. Rero mu muco w'icyo gihe abantu babanaga n'abamikazi n'abami. Nimujya muri Esiteri, umwami Ahasuwerusi amaze guhaga, nimba ntibeshye, vino iminsi 7 n'abatware be, yahamagaje inkone ndwi. Muzahasanga ijambo inkone. Izo zari zarakebwe ku bw'umubiri.
icyo zagombaga gukora kwari ugusereva umwami, kwari ukuzana amafunguro y'umwami, kuyategura, kumushakira imyenda, bakaba bari hagati y'umwami n'umwamikazi. Sizi niba muri bakumurikira. Umwami amaze guhaga ashaka kwerekana ko umwamikazi ari igitangaza, ngo maze bamuzane yambaye ikamba. Ntabwo ndajya muri details z'ibyo. Atuma za nkone ndwi. Impamvu byakozwaga gitwe mu bapagani bitari mu bana b'Isirayeli, bangaga ko umwana wazasimbura se atazaba ari kure y'amaraso ye, akaba yarabyawe n'umuntu umwe muri abo ngabo, bagombaga kuba hagati y'umwami n'umwamikazi, babaga mu nzu y'ubwami. Na niyo mpamvu n'uyu nguyu uvuze ko ari inkone kubw'umubiri ntiwaba wibeshye, kuko yabaga ari bugufi y'umwamikazi. Sinicyo ngamije. Icyo ngamije ni ukugira ngo mbwire abantu bacu. Noneho iyo ugeze hepfo ku murongo wa 29 ngo yasubiraga yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umwuka abwira Filipo ati, sanga ririya gare ujyane naryo. Marayika araje abwira Filipo, bana bacu munyumve neza. Noneho bigeze marayika yagiye kare, Filipo agiye mu butayu, ubwo butayu nta bantu babagayo, nta n'abanyamaguru banyuragayo. Filipo yumvise ubutumwa, yikubise hahandi ahageze, umwuka wera arahageze. Marayika yagiye kare, umwuka wera arahageze. Ati, egera ririya gare ujyane naryo. Undi araryegera. Harimo kwizera gukomeye cyane no kumva. Kwizera no kumva, gutega ugutwi. Bana bacu mutega ugutwi. Igihe cyageze cyo gutega ugutwi. Hari amagambo nkunda mu Cyongereza: to hear, to listen, to understand. Ndagira ngo ayo magambo muyafate mu mutwe. Ubu ni yagiye kubakiza. Tugeze mu bihe bikomeye aho utakibonana na mwarimu, aho ugomba gukoresha igihe cyawe neza. Bimbaho nanjye mfungura telefone ngiye kureba ikintu, maze nkabona amavideo umunsi wose, kandi ashaje. Ariko jewe ntawe mpa raporo, mfusha igihe cyanjye gusa umunsi wose, nkajya muri basement nkaryama. Njye nibera muri basement, abenshi ntubizi. Nayihisha muri basement. Gataye niba mbya tuzishugeze ryari. Biraruhije. Ngati igihe mwe rero ntabwo ari igihe cyo guti, kuko mu rukirigwa nimwe dufite muri amaraso yacu. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ayo magambo ko ari atatu, tuhiya mu kumva. Umva. To listen ni ukumviriza, kumva birenze. To understand ni ugusobanukirwa. Umva, wumvirize, usobanukirwe. Icyo kintu kigomba kubura. Noneho bigeze aho ngaho, Filipo arirukanka, yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, aramubaza ati, ibyo usoma ibyo urabyumva? Bana bacu, iyo tubabwira muratwumva koko? Kuko tushobora tubabwira twe tukagira ngo muratwumva kandi mutatwumva, cyangwa se tukanabaremerera. Abarangije rero mumaze kugira abenshi murengeje imyaka 17, 18, 19. Ubu mubaye abagabo, mugerageze gutega ugutwi, mugerageze kumva, mugerageze no gusobanukirwa. Dore igisubizo cyiza nakunze kitazigira kimva mu mutwe. Undi ati, nabasha nte
ntabonye unsobanurira. Ndimo gusoma, twibukiranye kandi ko icyo gihe impamvu na Filipo yabimajije, ubundi iyo basomaga imizingo bagombaga gusoma nk'uko ndimo kuvuga uko. Ntabwo basomaga ibi byacu byo gushyira amaso mu gitabo ugenda witonze. Bagombaga gusoma ijambo ry'Imana baranguruye. Nta niyo mpamvu Filipo yamubajije ati ibyo usoma ibyo urabyumva, kuko iyo ari hasi igare rigenda undi yifitiye igitabo ntabwo ari kumenya ko arimo gusoma, sibyo? Uwari wese arabyumva. Noneho abonye uwo muntu udasanzwe, ni umuntu asanzwe mu butayu ahatagira abantu, ahagenda amagare gusa, ati ndakwinginze injira twicaranye. N'ubutumwa budasanzwe, ndakwinginze injira twicaranye. Ndakwinginze injira twicaranye. To listen ni icya kabiri, to understand ni icya gatatu, ariko ugomba kuba nanone wumvise. Ngiye kubaha utuntu tungahe, ingingo nibura 7 zajya zibafasha kugira ngo nibura mu buzima bwanyu bizabafasha. Impamvu ngiye kubaha izi ngingo njya igitwe, reka natwe tuvuge graduate. Nega natwe twagiye tugraduatinga, hari benshi batabizi. Kandi ntabwo twagraduatinze muri za diplome gusa, oya. No mu byo tubona, no mu byo twumva, no mu buzima bwacu tugraduatinga buri munsi. Uyu mubyeyi ufite abana 8 kuko 6, 4, 5. Uba ba mama bacu batazi gusoma, mwe mukaba mumaze kumenya gusoma, mugomba kujya mu masobanuro nimwe bahanze amaso. Abo bagraduatinze diplome mudashobora kugira. Kandi twifuza ko namwe mu gihe kizaza muzazibona Uwiteka azabumugisha. Umubyeyi akamenya amafunguro y'abana 8 no kuyabagabanya, abana bagakura bakavamo abagabo, atazi gusoma no kwandika, na diplome y'ibitiyo. Niyo mpamvu mu byo mvuga byose mpimbaza muzajya muvuga kenshi mvuga papa, nuko nta gihe mfite. Imbabwiye byiza yankoreye, kandi iyo mvuga papa burya ntago mba nibagiwe mu mbere. Icyo kintu mujya mukimenya. Ese numuzi ko bacumukire, ariko ubwo ni Bibiliya, ni mu migani. Ngo umugore mubi arutwa n'ikimungu mu magufa. No kuvuga ko umugabo yitwa umugabo ariko afite umugore muzima, akamubyara n'abagize. Ariho turimo kuvuga ubu. Mikubise igitwa muri za 74, ubwo ibindi bisizinga. Pasanga ari ikigo cyiza, mbere yari seminari, higagamo abapastori. Bari abapastori bacu barimo basembe barimo barutwa, barimo bande, barimo bapastoro, banzaro, abo bose bize igitwe bigaga amashuri 5. Ariko yarameze nka za university icyo gihe. Twe tugerayo twasanze seminari yarahavuye, batakigisha iryo shuri ry'iyobokamana niko nabyita, ariko haza abapastori bagomba guhugurwa amezi 6 ahari cyangwa umwaka niba ntibeshye. Ariko bakaza ari abantu b'abasimu bambaye inkweto nziza, para abana bambaye inkweto nziza zibonagurwa buri munsi, n'ipantaro y'icupa. Icyo gihe cyo twarimo nzabona pastor nkuriya, nzajya nambara ipantaro y'icupa, nzajya mpanagura inkweto. Ubundi icyo bita kwiga mu by'ukuri, kwiga ni iki? Kwiga no kwigana. Kwiga no kwigana. Umwarimu wavuga igifaransa cyiza, twavuga ko ngo pastor ayi gusimuye ngo avugira igifaransa mu mazuru. Tukiga kuvugira igifaransa mu mazuru. Icyakora biraneze kuko ari n'abana bacu sigaye bavuga icyongereza cyo mu mazuru. Rwose biranezeza. Mukomereza. Ku buryo icyo gihe n'imyambarire twambaraga nk'uko bambara. Mwumve neza. Nezezwa nuko mu nsengero zacu ndetse no mu idini ryacu, cyane cyane abari muri Amerika, ntawe ndabona wambara ipataro ngo ayishyire hano munsi y'ikibuno. Mukambara mu buryo burya turabishima. Ntabwo turabwira ariko turabishima. Icyakora
nimba hari n'abashyira mu isi y'ikibuno akariho bakenyerera ibi bitindamo kuko natwe twigeze twambara twamayeregeza twabitaga regeza abakuru barabizi ariko ntabwo twabitinzemo kuko iyo bitinzemo biragutwara mu mutwe harapfa nanone bikabaho urugero kubera icyo twiza turi muri koleji nazanye imfashanyigisho aka kantu hanagura inkweto nakaguriye hano aka kantu murakabona ubuso bwandiko busa iki ni kimwe amasiraje ntabwo wabara dore uko bumeze hari n'utakigira impuza utuntu two guhanagura kwiga ni ukwigana mukamenyera no kwiyitaho burya iyo wiyitaho wita no kuri mugenzi wawe ntabwo ubyibagirwa iyo wiyitaho ukunda ko na mugenzi wawe yaba nkaho ukanamwigisha utariko wagiye ubikora cyangwa kugira isoni ibi twabikuye ku bapasitoro barimo pasitoro nayigize iki ni se wa musoni tuye hepfo hariya n'umupasitoro witwa Gatutsi hari muri za 75 impamvu si ukuvuga ko igitwe bose batahanaguraga inkweto ngo zicyo ngo bambare neza n'amakaravate meya patoro y'icupa ndimo kuvuga natwe twiganaga babaga ku kibuga cy'indege n'imiryango yabo ni nka mayizi nk'ebyiri ahari cyangwa 3 niyo yaba imvura yaguye ari mu cyondo akagera muri koleji bareba ku nkweto ukagira ngo yanyuze mu kirere kwiga abana bacu ni ukwigana reka nkomeze gatoya ahandi dusanga ijambo inkone muri Estena havuze naho iyo ugiye muri Yesaya 39 Yesaya 39 twasanga igitekerezo cya Hezekiya amurikira intumwa z'i Babuloni ubutunzi bwe ntabwo ndagisoma cyose murakizi igitekerezo uko kivuga Hesayi nguyu yaje guterwa n'ingabo baramurwanyaga akaba umwami wizera Imana kandi akayomataho igihe cyarageze aza kurwara igisebe nimusoma neza muzabibona kuko mfite igihe gito ntabwo ndajya muri detaye ndetse Uwiteka aramubwira ngo tunganya inzu yawe kuko ugiye gupfa ajya ku mavi arasenga yarumvise kandi arasobanukirwa yumva icyo Imana ivuga to hear to listen to understand bana bacu aja kumava arasenga umuhanuzi Yesaya aragaruka aramubwira ati Uwiteka kongera iminsi yo kubaho amuha imyaka 15 amaze kumuha imyaka 15 amahanga yose uko yakabaye amenya neza ibyo Uwiteka Imana ihora ishobora byose yakoreye umwami Hezekiya ahangaha iyo ukomeje baratubwira ngo umwami w'i Babuloni afata abagaragu be afata amafarashi afata indogobe ashyiraho imitwaro yandika no kwandika ku bitabo kashe aramuhereza ati mugende mu munshimire rwose munamubaze byagenze iyo Mana ni Mana ki umupagani yamaze kumva icyo Imana ishaka umupagani yamaze kumva ariko Hezekiya ntabwo yasobanukiwe bituma umuryango ujya mu kaga baraje bahageze barataha Yesaya aragaruka
dore amagambo Yesaya yabaje Hezekiya. Reka duhere ku murongo wa 3. Bucyaye umuhanuzi Yesaya asanga umwami Hezekiya aramubaza ati, abo bagabo bavuze iki kandi baje aho uri? Hezekiya, kandi baje aho uri baturutse he? Hezekiya aramusubiza ati, baturutse mu gihugu cya kure cy'i Babuloni, baza ari nje basanga. Ku murongo wa 4 arongera aramubaza ati, mu nzu yawe babonye n'iki? Hezekiya aramusubiza ati, ibiri mu nzu yanjye byose babibonye, nta kintu na kimwe mu byo ntunze ntaberetse. Yesaya kubitwa n'inkuba, umuhanuzi Yesaya kubitwa n'inkuba y'ubuntu. Yesaya yuko ibyiza Uwiteka yakoreye uyu mwami turimo kuvuga Hezekiya, yibuka ko atigeze nibura avuga ati, Imana yangiriye ubuntu. Kugeza Yesaya ntiyigeze yibaza ukuntu Hezekiya yibagiwe nibura kuvuga ati, nababwiye ko izuba aho guhagarara ryasubiye inyuma. Nicyo kintu bagombaga kubanza bakabaza, ryasubiye inyuma, ese ritarigeze ryasubiye inyuma ndababwira. Abereka zahabu, abereka abasore, babereka ibyiza, abereka amasa, mbese abereka ibishashagirana. Kandi ubwo umwami w'i Babuloni watumye abantu, we yari yamaze kumenya amateka yose, yari yarangije kwizera. Mbese ugiye muri make, kubera igikorwa Uwiteka yakoze, umwami w'i Babuloni yari yarangije kwizera. Dore amagambo yakurikiyeho. Yesaya abwira Hezekiya ati, umva ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo, igihe kizaza ibiri mu nzu yawe byose n'ibyo basogokuruza babitse kugeza ubu bizajyanwe i Babuloni, nta kintu kizasigara, niko Uwiteka avuze. Ibyo byose waberetse, wateruye wabibarambitse mu biganza, ntuzagire ngo hari undi ubitanze, wabyitangiye, wateruye ubarambika mu biganza, ntuzagire ngo hari undi ubitanze. Byawe byarahagarariye aho ngaho. Dore umurongo ukurikira ubabaje. Kandi abahungu bawe uzibyarira mu nda yawe bazabajyana babagira inkone zo kuba mu nzu y'umwami w'i Babuloni, zo kuba mu nzu y'umwami w'i Babuloni. Dore igisubizo cya Yesaya, cya Hezekiya. Abwira Yesaya ati, ijambo ry'Uwiteka avuze ni ryiza. Arongera aravuga ati, kuko hazaba amahoro mu by'ukuri nkiriho. Ibyo Uwiteka avuze ni byiza, kuko hazaba amahoro mu by'ukuri nkiriho. Reka mbabwire bana bacu, iyi ni inarinjye. Mwirinde inarinjye, mwirinde kwikunda. Mu gihe cyanjye yes ni amahoro. Ibiri inyuma I don't care, ni ijambo tumenyereye. I don't care. Ibyakurikiye murabizi, nibwo tubona intangiriro y'igitabo cya Daniyeli, aho tubona ba Daniyeli na ba Meshaki na Abednego bahagaze bakabitwara, bagatanga urugero. Nebukadinezari ari hano, muzagiye musome donc amaze kubona igishushanyo, amaze kubona cya giti, mujye musoma amagambo yavuga. Nshima Pastor Stewart cyane, mwibuke icyigisho yatwigishije we wasobanuraga, avuga ati uwo mutwe Daniel abwira Nebukadinezari, uwo mutwe mwami ni wowe. Twibukiranye ko yatubwiye ko nubwo mbere nari mbyumvise ko hari ubutumwa bwiza budafunguye, siko yavuze Deo. Ni itorero ry'intumwa byavugaga byari bizima, kugeza yatubwiye ati twe tugeze mu birenge, ati mu birenge haba miniki, ati biranuka. Mwibuka ayo magambo yatubwiye. None bana bacu, ntatinze kuko sinshaka kwica gahunda, reka mbabwire utugingo turindwi gusa, ahasige dusezeranye kandi muzite mu ntega amatwi. None nongeye gukoresha Icyongereza.
nyuma yo kumva, to hear, to listen and to understand. Hear, listen and understand. Ni ukugira ngo n'ibizi nyumba zizabafashe mu buzima bwanyu bwo mugiye gutangira, weza kujya muri university cyangwa gutangira akazi cyangwa se kubaka ubuzima bwanyu, bizabafasha. Icyambere, create the life you want. Gerageza gukora ubuzima ushaka kubaho, bwubake, ubaka ubuzima ushaka kubaho. Icyakabiri, turn your wounds into wisdom. Ibikomere byawe twarakomeretse, utabivuga yaba ari umugome. Twahuye na byinshi bavandimwe, cyane cyane abavuga mu akarere ka Afurika, abenshi barakomera. Ibyo bikomere rero reka tubihindure mu bwenge. Icyagatatu, be a believer. To be a believer means uwizera kandi wonge to be truth. Ubu umuntu wizerwa. Icyakane, be thankful. Be thankful. Ujye uha ushima buri gihe. Ni ukuvuga ngo uko umunsi uje ushime, bituma udahera mu bintu bya depression. Ushima Imana. Niba nyoko guhereza isahani ukamara kurya, hari ikibabaza. Nge rero ntabwo ari kwirarira. Iyo umugore wanjye ampereje ikintu ndamubwira ntubakoze. Buri gihe nawe wenda no kunyuma ntabwo mweshe. Burya gushima ntabwo birakubaka kandi bikagaragaza ko nurimo kugukorera nibura hari ukuntu bimeze nawe kanezerwa. Icyagatanu, know together the informations. Menya uburyo ukusanyamo amakuru akubaka. Menya uburyo ukusanyamo amakuru, uyayungurure, umenye ibyo ukoresha. Icyakabiri, everyone makes mistakes. Buri wese arakosa. Ntuzatinye ngo nimba kuye mwikosa none ngo ubuzima bwawe bwarangiye. Oya, numenya kukosa, wowe numaza kumenya kukosa ko munze kuba abagabo, uzumva ko nakamana yagukosereza umugirira imbabazi, umenye ko aguye mu kaga, umugirira impumu babarire. Everyone makes mistakes. Ikindi kiyongeyeho, run the race as hard as you can with dignity and respect. Injira mu irushanwa, wiruke uko byagomba koza ugumya kwiruka. Dignity harya ni kinaga na agaciro. Yes. Noneho wihesha agaciro kandi ni icyubahiro. Nta wihesha icyubahiro rero cyangwa agaciro yiyandereka, ntabwo bibaho. Nuko ntabatindiye ndabashimiye. Uwiteka abana bacu abaha umugisha. Dukeneye ko tuzasiga ubuvizi n'ubuvuvure n'ubuvivure nubwo byita mu Kinyarwanda. Nibura bazajya bavuga bati dore ariko uzi kuvuga nshima Abanyamerika kuko bitirira amazina abana. Uzi ko hari umwana utinya ko yakwitirirwa, ese mujya mubimenya? Hakaba n'undi kamunezerwa uti nkatwe twabyariye muri Afurika, uti uzi ko umwana wanjye amaze kuri ariko akaba atambaye izina ryanjye. Dukeneye ko mwambara amazina yacu tukibaho. Witeka duhiriye kandi atugire umunsi w'isabato. Ibyo mbasabire nanjye nisabira mu izina rya Yesu.